nabyaranye n'umugabo ariko ntago ari uwanjye. No, witije umugabo wabandi. Naritije. Nakoze ya systeme ya Bruce Melody ngo ntiza. Neza. Nawe wumveho. Umunsi menya ko afite undi muntu ashaka kubana nawe. Nagize deception ya danje ku buryo nashatse no kwiyahura. Gusa Imana ikinga akaboko. Nizere ko mumeze neza cyane nongeye kubasuhuza no kubaha ikaze kuri yawe TV. Wakoze cyane kuduhitamo n'iby'agaciro cyane, kandi tukwibutsa ko tuba dufite website yacu yawetv.com, niho ujya ugasanga amakuru yizewe kandi abagezweho umunsi ku munsi, ukamenya aho isi yerekeza. Iyo umaze kumenya amakuru agezweho ukamenya aho isi yerekeza, ukora siporo. Nta kindi turetse kugana Body Max Fitness dorere mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe, ni muri Hilltop, aho dusanga tukaguha serivisi zigiye zitandukanye. Zimwe muri serivisi dutanga harimo gym irimo ibikoresho byose bigufasha kugira ngo ukore umubiri neza. Uyu mwari mubona kuri kamera zanyu niho yakorera siporo, namwe mwahagana. Iyo gym birimo ibikoresho byose bigufasha. Dufite swimming pool nziza cyane, dufite sauna ni massage, ubundi ukavamo uri physical fit. Uduhamagara kuri 0788358041. Nitwa Ukizagira Patrick, mbahaye ikaze kuri yawe TV. Hanyuma turi kumwe n'umwari kuri kamera murimo kubona, tugiye kuba tuganira, tugiye gutangira tuguha ikaze kuri yawe TV. Murakoze cyane. Ni amahoro. Amahoro. Ko bitanze cyane. Nibisanzwe. Nibisanzwe. Asi munavuze ngo ni ibisanzwe. Biba bishatse kuvuga iki? Ko dusanzwe tuziranye urabizwe n'itonda. Yes. Okay. Please and welcome to the show. Tugwa ikaze mu kiganiro. Amahoro, turi kumwe n'abandi, wakibwira abanyarwanda n'abandi bari mu bice bitandukanye by'isi baba dukurikiranye kuri yawe TV, hanyuma tugatangira ikiganiro cyacu. Nitwa Neza Diane. Neza Diane. Yego. Neza Diane ni muntu ki? Dubwire story. Neza Diane ni umukinnyi wa filime. Umwana w'umukobwa utarakobwa. Cyane Rwanda ko ari kinshira. Yeah, nitwa Neza Diane, nyine ndi umukobwa ufite umwana. Yego. Yeah. Nkaba ndi umukinnyi wa filime bita Amacenga. Amacenga. Yego. Umukobwa ufite umwana, ubwo abakiri umukobwa? Yego. Nuse ndi umugore. Ese wabyaye uri umukobwa? Nyine ndi umukobwa, kubera ko ntarakobwa ndakitwa umukobwa. Ngomba gukobwa. Bwa n'umuntu wese washatse ataranakobwa atari abakiri umukobwa. Cyane rwose. Nge niko mbyumva. Reka gende. Umuntu washatse umugabo bakaba abana, ariko ataramukoye, ubwo umukobwa n'ubona umukobwa? Ni umukobwa. Agomba gukobwa. Ko byagenda kose. Ngo yakecuye abagomba gukobwa. Abagomba gukobwa. Hanyuma n'umuntu wakobwa, ntabwo ibyo ndimo kubyumvisha neza, wenda n'abadukurikiranye sinzi bo niba babyumva neza. Kagemba barize nge wibereye kuri tere. Se umuntu yabyaye abakiri umukobwa gute? Nge niyo myumvire yanjye. Nose iyo umuntu atari umukobwa aba ari umugore. Aba ari umugore. Kandi nta mugabo ngira. Okay. Wabyaranye n'iki se? Nabyaranye n'umugabo ariko ntago ari uwanjye. No, witije umugabo wabandi. Naritije. Nakoze ya systeme ya Bruce Melody ngo ntiza. Neza. Nawe wumveho. Warumvishe se? Narumvise. Uhita unakoramo umwana? Cyane rwose. Okay, dukubite story noneho y'ukuntu byatangiye kugira ngo tube na seriye cyane. Abantu bumve ino nkuru, ni ibintu biba bibaho muri societe, kugira ngo n'umuntu wumva byanamubayeho agire n'isomo akuraho. Tuba tugamije no kwigisha abantu atari kwa ngo tubasetse gusa, ariko bagire n'isomo bakuramo. Ni urugendo rwagenze rute kugeza ubyaye? Ntago navuga ko rwari rubi, rwari rwiza, nubwo wenda ntari mbyiteguye. Ariko rwari rwizamo gake, ndabyara, umwana aravuka, ariko haje gucamo gake. Yego. Urumva ntago biba byoroshye kurera umwana. Hari n'igihe wenda n'uwo mu mubyaranya nagutererana. Cyane ko nakubwiye ko ndi umukobwa nta mugabo ngira, wasanga n'uwo twamubyaranye afite undi mugore. Yego. Akaba atamfasha, wenda n'urugero. Ntago ariko mvuze, ariko n'urugero ntanze. So urumva rero ntago biba byoroshye iyo urera umwana wenyine. Bamwe na bamwe hari n'igihe bibananira ugasanga barabajugunye cyangwa nyine barabatereranye, kandi ari bo bakabaye babafite. Nyine ubwo ntabwo tuganirije, watubwiye ngo bamwe na bamwe bakabafasha. Turi kuri story yawe wowe bwite,
kuva utwita kugeza ubyaye umwana angana ki? Ntwite ntago nigeze mbaho nabi cyangwa mpure n'ibihe bibi, ariko maze kubyara umwana aba agize wenda nk'umwaka n'igice, nahuye n'ibihe bibi cyane. Nahuye n'ibihe bibi ku buryo nashatse no kwiyahura. Harimo wenda ubuzima butanyoroheye, hakazamo na deception yivanze muri ibyo bintu bitanyoroheye, muri ubwo buzima butari bunyoroheye icyo gihe. So umwana agize imyaka 3 n'igice, ariko ndashima Imana kuba icyo gihe yarahabaye. Ndumva ari uko ubuzima bwanjye bwagenze. Wenda mbere yuko tugaruka inyuma gatoya tutaragira ku cyo kwiyahura, umuntu yakwibaza ngo umuntu ajya kwiyahura ibintu bitameze neza. Ko watubwiye se ubu muntu mwabyaranye mukundana cyangwa ni kwa kunda abantu bakinisha ibintu bikavamo accident, bikabasanga babyayemo umwana batabiteganyaga? Njye naramukundaga, ariko we urumva ntago nabihamya ngo yarankundaga. Njye ndareba ibyanjye ko sinarebaga mu mutima we. Hanyuma murabyaranye, mwabyaranye mubana, mwabyaranye gute? Ntago twabanye. Ntago mwigeze mubana? Yego. Hanyuma nyuma yo kubyaye, nyuma y'umwaka n'igice se ukabona noneho kugira za deception zishobora gutuma uniyahura, ni ibintu byaje gute umunsi ku munsi? Tuganirize neza kugira ngo umuntu dukurikiranye aze gusobanukirwa neza. Urumva ntago umuntu ajya kubyarana n'umuntu atamukunda, abamukunda, sibyo? Hari n'igihe waba utamukunda ariko kuko ugiye kumubyarira bikaba ngombwa ko umukunda, kugira ngo nawe uzabashe guha urukundo wa mwana, kuko ubuze icyo urukundo ruvuze. Urumva niba wakunda rubanda uzanashobora gukunda umwana ubyaye. So aho deception yaba yaravuye, ntago nkunda kubivugaho cyane, ariko yego turi munsi turaca kubiganira kugira ngo n'undi muntu ubu dukurikiranye wenda agire n'isomo yakuramo. Niyo mpamvu uyu munsi turi buze kugusaba kubitubwira neza udaciye ku ruhande. Menya ko afite undi muntu ashaka kubana nawe. Nagize deception ya danje ku buryo nashatse no kwiyahura, gusa Imana ikinga akaboko. Umwana icyo gihe yari afite igihe kingana iki? Yari afite imyaka 2. Yari afite imyaka 2. Yego. None se ntabwo yagufashaga, yaje kuguca inyuma bigenze bite? Urumva njye ku ruhare rwanjye natekereje ko atigeze anyurwa, ntago yanyuzwe nuko namufataga cyangwa nibyo namukoreraga. So we yahisemo inzira ye yo kuba yashaka undi. Urumva njye cyari ikintu kinkomereye cyane. Urumva niba umwana yarabonaga dadi, sibyo? Buri uko atekereje dadi akamubona, dadi akamusura, akamumufasha, akamugurira ibyo akeneye byose. Urumva njye ikintu cyatumaga ntekereza nkagera kure byo kwiyahura, naratekereje ese nzabaho gute umwana atazambaza dadi ngo amubonere igihe nk'uko byari bisanzwe? Ibyo ni ibintu byanyongereraga agahinda. Ikindi nkatekereza nkavuga ngo ni ahantu nagiye mbibona muri famiye nyinshi, iyo umugore ageze mu rugo ibintu byose abihindura uko ashaka. Niko njye nabibonye, ariko Imana imbabarire ntihagire untera ibuye, sibyo? Niko njye nabibonye, iyo umugore ageze mu rugo yita ko ari urw'umugabo we nawe, cyane cyane wenda nk'iyo bafitanye isezerano mbere y'amategeko, ntago ashobora kwemera ko umugabo ajya gusura umwana we. Icyo ni icya mbere. Kandi uwo mwana aba yaraje amusanga. Ibyo byaje kuba mbere y'uko ashatse uwo wundi? Yego. Urumva rero ibyo ni ibintu byatumaga nyine ngira ibyo bitekerezo byo kuba nakiyahura, ariko ndashima Imana ko yambaye hafi izi saha nkaba mpari kandi mpagaze mu mwanya w'abantu babiri, nka mami na dadi, nyine ni njye muryango tu. None se icyo gihe mubyarana hari isezerano ryo ko muzabana yari yaraguhaye nyuma akaza kuryica? Ntago namubeshyera wenda ngo mubwire ngo yari, cyane ko numvaga ko ari iryo herezo. Ntago twize tubiganiraho, ariko
numvaga ariko bizagenda ku ruhande rwanjye niko nabitekerezaga. Kugira ngo umuntu ahinduke ntago biza umunsi umwe. Bwa mbere utangira kubona ko umugabo mwabyaranye yahindutse byari bimeze bite? Yakundaga kunsura kenshi twabaga turi kumwe ariko biza gukendera. Kenshi yarampamagaraga ukabona birahagaze, sigara ari njye umwihamagarira, rimwe na rimwe nkamuhamagara ntanayitabe cyangwa se ati ndaje nkuvugishe, nkabona nanamuhamagara akaba yagiye Musanze ariko waiting. Urabizi ko iyo usanze umuntu ariho ayivugiraho nyuma wowe ahamagaye uramuvugisha uti sha nari bize mu kuntu iki n'iki, we ntabwo yabikoraga. So naho natangiriye mbibona ariko umva ko wenda ari akazi kenshi gutyo nyine. Akashatse undi mugore noneho? Ntayo. Kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu umwana afite igihe kingana iki? Afite imyaka 3 n'igice. Aheruka se ryari? Amuheruka hari kuri iyo myaka 2 nyine tu. None se ubwo ngubwo bivuze ko ari gihe wenda ashobora wenda atagusura ariko wenda agufasha mu buzima umwana akenera, umwana wakenera ibintu byinshi, aho bimeze bite? Ubuse wamenye ko umwana akeneye umwenda utamuheruka ngo umenye ko yakuze na wa wundi waherukaga yambaye utakimukwira. Mbere yuko tugira no kwisomo kuko akenshi iyo umukobwa atwite akiri iwabo cyane cyane ko atubwiye ko yaguteye inda mutabana, hari igihe ababyeyi batabyakira neza ukuntu we aho ngaho byigeze bite, iyo situation wayitwayemo gute? Hari igihe umukobwa atwara inda akaba yatekereza wenda kuyikuramo bitewe na situation arimo n'iwabo, aho ngaho byagenze gute? Wari utuganiriza noneho. Nje nta kibazo nigize mpura nacyo ko ababyeyi banjye babyakiriye nyine nk'ibisanzwe, nk'uko nyine n'ubundi waba ubana n'umugabo ugatwita, cyane ko mama wanjye azi ko umwana ari umugisha. Tandukanye n'abandi babyeyi bumva ko umwana niba twise umujugunye hanze y'urugo iki. Yaramfashije bihagije. Hanyuma se umugabo communication yacitse akimara gushaka undi mugore? Na mbere yabwo wabonaga ko nta mubano ugihari cyane, ariko nanjye cyane ko hari abantu benshi twajyaga tuvugana kandi bamuzi nanjye banzi, so hataba mu muryango wese cyangwa b'inshuti ziwe barabimbwiraga ko afite undi muntu adatinga ku ruhande. Ariko jyewe nizerera mu cyo umuntu ambwiye, ntago yigeze aza ngo ambwire ngo nta umubano wanjye nawe urahagaze. So urumva rero nari ntegereje icyo azanyibwirira ubwe. Hanyuma se niwe wabikubwiye se? Nta kintu yigeze ambwira, nagiye kumva numva ubukwe bwe gusa. Umva ubukwe gusa? Ubukwe nibwo bwakubwiye ko ibintu nyine bitakiri bya bindi? Yego. Ubukwe burabaye, ageze no mu rugo rwe, ubu wabyakiriye gute? Okay, naradeceptionye, urumva ntibyabura, ariko nta kidasanzwe cyabayeho, nyine narabyakiriye, numva ko nyine ayo mahirwe atara yanjye cyangwa se ntekereza ko nkunda kuvuga ko Imana ishobora kukwima ikintu kugira ngo iguhe icyiza kirenze icyo washakaga cyangwa icyo wari ufite. Yego. Mwatandukanye umwana afite umwaka n'igice, siko watubwiye? Yego. Kuva icyo gihe kugeza ubu ntabwo murongera kubonana? Ntabwo ujya umusura, ntabwo mujya mupanga ngo mubonane, bigenda bite? Ntabwo wajya gusura? Shange ntabwo ajya nsura. Nanjye sinjya musura. Ntabwo uramusura? Gusa wajya mu rugo rw'umukeba gute? Nubwo batire kare ntabwo byava. Uje gusenya. Na mama w'umwana. Akubwira ati mujye hirya urugo n'urwanjye. No, ni urugero nitangiye ntarabimbwira ko sindagerageza no kumusura. Kuki utarabigerageza se? Ntago bindimo. None se uwo mwana yari yakura ku buryo akubaza ati papa aramumbaza cyane ku buryo niyo avuze aravuga ngo nzabwira dadi angurira iki n'iki. Burya bunderega amaraso si ikintu uko byagenda kose. Ntago nyamusubiza. Utekereza ko atarakumwe mu burenganzira bwe? Ntago mbizi niba ari ukubumwima, cyane ko ntekereza ko wenda simbizi neza, wenda niba nawe ari kunyumva sinzi.
wenda azatere komenti ntekereza ko na dadi atamukeneye ko aba yamukeneye akaba yazi ngo ari hehe ese abaye ate babaye hate ese ariga ese ntiyiga ibyo bintu byose yakaba yabitekereza. None se ndaza kwibaza ngo umwana yakubajije ngo se urabigoreka ukagira uko umubeshya utekereza ko amaherezo azaba yahe? Amaherezo ese mu rugo bamaze kumenya ko umugabo mwabyaranye yashatse undi mugore bo bakubwiye gute, babyakiriye batebo? ntago bigize bifuza kubyivangamo. Ababyeyi banjye sinzi nabita batandukanye kubera ko akenshi usanga hari nk'ababyeyi bivanga mu rukundo rw'abantu, ugasanga ariwe aramubwira ati ni urugero uriya mukobwa ntiyize cyangwa se abaye hatya iwabo n'abatindi gutya na gutya kandi ntago azaho mwahuriye. So iwacu rero banze kubyinjiramo cyane ko bazi ko buri kimwe cyose cyo gifite impamvu. Hari igihe batekereza ko namubereye mubi, hari igihe nawe wenda yambereye, ntago twize tubiganiraho, ntago bashatse ntago bigeze babijyamo. Ariko kuri wari ukuzi ko atari wowe wabaye mubi? Ntawivuga amabi ariko ngenzi ikindi ku mutima, gusa nge ndabizi ko ntabaye mubi. Uzi ko utabaye mubi. Noneho twigarukira inyuma, igitekerezo cyo kwiyahura cyo cyaje gute? Ntago utekereza ko uwo mwana wari kumusigize mu bibazo byo byaje kuza gute? Noneho ni gute waje kuganza icyo gitekerezo cyo kuba wakiyahura? Icyambere na mbere najyaga ntekereza ko ntakishoboza kwirerera umwana wanjye njyenyine mu gihe dadi yaba atakimfasha, kuko ntumva ko afite igitekerezo cyo gushaka umugore, nahise numva ko ibintu byose bihagaze kandi koko ni nako byagenze. Urumva nari nifitemo ubushobozi buke, nitekerezagaho gake gashoboka. Akenshi nabaga ntekereza ko ntabasha kurera umwana. Mboneraho no kugira inama wenda aba female, ntago bivuze ko umuntu atabasha kurera umwana we, kuko erega n'ubundi imbaraga bakoresha natwe nizo twakoresha tukabakorera bagakura. Njye nuko mbitekereza, naho rero igitekerezo cyo kwiyahura cyavuye. Nkajya mvuga nti byibuza mbaye ntahari ntago umwana wanjye ya struggling wenda n'umuryango wanjye wamufata bakabasha kumwitaho n'iki. Nuko nabitekerezaga ariko bwari ubusazi. Hanyuma urabigerageza? Narabitekereje gusa ntabwo nigeze mbigerageza. Ntabwo wigeze ubigerageza? Wagize ubwoba? Naje kugira inshuti nziza, tukajya tuganira, akanyumvisha ko byose bishoboka, akananyumvisha ko yamfasha. Nyine urumva nagize inshuti nziza, akanambwira ati kwiyahura ntabwo ari wo muti, ni wiyahura se karibwo azabaho nabi kurusha. Ushobora kwiyahura ugasanga wenda nawe aperereje aho avuka agiyeyo, ugasanga mukasa amufashe nabi cyangwa se agize gute, we ni wowe ufite ubuzima bw'umwana mu biganza byawe. Ni igiki ujya ukumbura kuri papa w'umwana? Nta na kimwe. Kubera iki se? Umuntu mwabyaranye ko akenshi bavuga ngo kiba ari igihango. Ukumbura ibintu uzongera ukabona, ku bwanjye njye mba numva nshaka gukumbura ibintu nzongera kubona. Uzongera kubona? Niyo mpamvu wabyikuyemo rero kuba wakongera kumukumbura? Nta kintu kiwe rwose nakumbura, kuko byose nabifashe nk'uburyarya, ntabwo nabifashe nk'iby'ukuri. Yego. Wakiriye ko ugomba kurera umwana wawe wenyine nta yindi support ya papa? We nabishaka akumva umutima ubimuhatiriza, cyangwa akumva ari inshingano ze akareka ubugwari, azabikora. Munsi azabona wenda iki kiganiro, niba wenda ajya bikurikirana ibintu bya YouTube akabona iki kiganiro akaba yakwifuza kugaruka, wamuha ikaze? Ntabwo ari njye yabagarukiye, ariko yabagarukiye umwana we. Kubera iki se atabaye wowe? Oya, ntabwo yaba ari njye, ko nanjye ntabwo nifuza ko yasenyurwe ngo ngarukire. Ko nanjye mfite ibyanjye ndi kwitaho imbere yanjye, ntabwo nkeneye ibyagiye ngo byongere bigaruke. Oya, hari ibyo nshaka nyine bizazira rimwe. Kuzinukwa nabi, ni kuzinukwa nabi cyangwa ni situation umuntu yaraciye? Iyo utazi kuzinuka rego uhora ubabaye. Yes. Wahisemo gufata umwanzuro rero uti nakongera kubabara, ahubwo no gukora uburyo. Intego yanjye nge no gukora cyane, nibyo byose ntago mbyitayeho. Intego yanjye no gukora cyane, nkabona umwana wanjye akura neza, atabaye mayibobo cyangwa se ngo yiyandarike.
biturutse ku wenda kuba ntaramureze neza ngo muhe icyo nagomba kumuha. Umwana aramutse akuze akagusaba kujya gusura se amwemerera? Namwemerera cyane kuko ni uburenganzira bwe. Yego. Isese agusabye ko baba basigarana wabyemera? Kubera ukuntu mukunda mba numva nta kubera ukuntu ukunda papa w'umwana cyangwa ukuntu nkunda umwana wanjye mba numva nta gihe nabaho ntamufite. Ubwo bivuze ko ise wahita umukatira? Ntago nabyita muri iyo mvugo wenda, ariko sinzi, ntago uwo munsi uraba, ariko buriya nubaho nzareba icyo gukora. Nyine bibaye wabigenza gute? Wabyakira gute? Bibaye byambangamira cyane. Ntabwo biba byoroshye. None se hari nk'umukobwa uba udukurikiranye wenda nawe ibyo bibazo byaramubayeho, inama iba ari iyihe yo kugira ngo nawe afate imyanzuro nk'iyo ngiyo, niba yanatekerezaga kuba yanakwiyahura nawe yumve ko ibyo bintu atari umuti w'ikibazo? Inama namuha, ubundi ntekereza ko kuba uriho nicyo gishoro umuntu aba afite. Nakubwiye ko icyanteraga gutekereza gutyo nuko nabonaga ntashoboye kuzarera umwana njyenyine. Urumva rero kuba mvuze ngo kuba uriho nicyo gishoro umuntu aba afite, bivuze ko yamukorera agakura iki kintu cyo kwiyahura ntago nakimushishikariza. Yego. None se igihe nyine ubonye nta yandi mahitamo, ntago amahitamo ari ukwiyahura, ubu nsigaye mbyumva neza cyane. Icyo gihe ntabwo wabyumvaga neza? Aho kuriye ukaba umaze kumva neza, byongeye bikabaho ibisa n'ibyo byabaye? Naba maze kugira experience nyine nakumva ko ari ibintu bisanzwe. Kumva ko ari ibisanzwe nyine. Wakumva ko ari ibintu bisanzwe? Kumva ko ari nka bya bindi byabaye bwa mbere kandi nabiciyemo n'ibindi ngomba kubicamo. Urukundo rw'ukuri ruracyabaho se? Rurahari cyane cyane ahubwo. Hari umuntu nyine nk'ibyo ngibyo byakubayeho nawe bibaho agatekereza ko ngira ngo isi yose ishobora kuba ari ukunguka imeze? N'ubundi rega kenshi abahungu bose ni bamwe, niko nanjye mbitekereza. Ibyo ntabwo ari ukuri. Niyo myumvire mfite muri bose ntabwo ari bamwe. Bose ni bamwe. Kubera iki? Ni igice ushingira avuga ko bose ari bamwe? Kubera ko n'ubundi rega amagambo bose bakubwira baramwe, n'ibikorwa bikaba bimwe. Kavuga ese ndabatandukanyiriza, ndabigenza gute kumwe? Abo umwe agatukisha bose ariko suka ko bose ari bamwe. Umaze guhura na bangahe bakubwira amagambo amwe? Ntabwo nababara, ariko bose nababeshya kabisa. None se mwebwe mugira ukuri? Ku ruhande rwanjye ngira ukuri. Kuko niba narashatse kwiyahura ngo nuko umuntu agiye, umuntu boshye ari ibiryo, urumva rero ntabwo wakunda umuntu se ngo ugeze aho wiyahura kubera we, aho umenyeye aho umaze noneho kugira experience? Oya, ubu ntabwo byambaho. Ubu ntabwo byambaho ko icyo gihe subwo wari ufite urukundo ugereranyije n'ubu ngubu? Icyo gihe nibwo nari rufite rwinshi cyane. Ubu rwaragiye? Ubu hasigaye gake, sigaye gasigariza kubera abantu. None se nutekereza nyine ko hari umusore mushobora kuzahura wowe ufite ukuri ariko agasanga bitewe n'iyo deception wagize abirenganiyemo? Cyane benshi bazabirenganiramo kuko bose mbafata kimwe. Ariko ntabwo ari byo. Wumva bikwiye se wowe gufata abantu kimwe? Ntabwo ari byo, ariko njye niyo myumvire mfite. Kandi ntabwo wankuramo ibyo niyumvire. Imyumvire ufite ntabwo wayihindura? Ntabwo nayihindura. None se ntabwo ujya utekereza kuzashaka umugabo? Ubu nonaha? Ukabyara n'undi mwana utari uwo nguwo ufite? Umwana we namubyara. Ukamubyara gute se utashatse umugabo? Nkuko nabyaye undi. Nuko wabishakaga se? Ntabwo ariko nabishakaga, ariko aho bimaze kubera byarabaye bigakunda. Wabonye ari byo byiza se? Ku buryo uvuga uti nahitamo kongera kwibyarira umwana ariko ntabwo nigeze mbana n'umugabo ngo mbimenye wenda n'iki, ariko nsigaye mbona abantu benshi bababaye kubera ko bahugutse mu gushaka, ugasanga nyine barababaye. Rero njyewe mba numva aka kanya rwose ntadohoka. Uvuga iki? Kanya mba numva ntadohoka. Ariko iyo myumvire yo kutadohoka wumva ari sawa? Ni sawa cyane kuri njyewe. Ababyeyi se wumva byabanezeza ko? Ababyeyi ntabwo turabiganiraho ngo numve uko babitekereza, kandi ubuzima bwanjye n'ubwanjye ntabwo ari ubw'ababyeyi. Nta ruhare ababyeyi bagira mu kugira ngo wowe ushake?
niba bimbwira nzababwira ko ntabishaka ko bitandimo wabivuyemo ariko akana ku ruhande wakibyo kongera ukakabyara kana k'agahungu kana k'agahungu ko nakabyara mbese utwana twose ntabwo tubari tumwe n'utwana ariko kuko mfite agakobwa ndashaka wenda nzashaka n'agahungu igihe nikigera ntabwo zambogamizi noneho zongera kubaho zo kuvuga ngo noneho turabyaranye ntabwo amfasha urumva nta nubwo njye nabirakaramenye kuba atamfasha ariko ni ubugwari burya kubyara umwana utazamenya uko azabaho nabyo ni ubugwari urumva uwo mwana w'umuhungu nzajya kumubyara narakoze ikofi nzamurerana na mushiki umusaba kumukubyaza gusa uzaba umusaba ko mubyarana uwo mwana gusa ntabyo nzamusaba bizizana nk'uko n'ibindi byizanye Fresa yitwa Diana niwe turimo kuganira kuri Yawe TV hanyuma ni inkuru ibi none se ibyo bintu byo kwiyahura birabaye birarangiye umwana arakuze ubu ngubu umwana ameze gute umwana ameze neza cyane ni inkumi nziza ishimishije aza kumudusohoreza ndamusuhuza hanyuma noneho ibya sinema byo waje kubyinjiramo gute bya sinema ni nk'umuntu wabishyizemo ntarabikunda ariko ubu nsigaye mbikunda cyane watangiye ryari kubijyamo ukari kubikunda ni kimwe no gutangira kubikora ni ikindi natangiye kubikora mu kwa kane mu matariki ahera y'ukwa kane z'uyu mwaka bimazemo igihe gitoya hagaraze ko umaze kugaragara mu bihe bikorwa ni filime imwe nakinnye ariko ndateganya n'indi iyo filime yari ifite story imeze gute yari ifite story y'umugore ubabaye nawe kubera urugo mugabo amuca inyuma agenda ntamenye iyo araye yaramuhishe ko afite umwana hanze umwana akizana nyine byaragahinda ntabwo bisa njye ntabwo nigeze nshaka umugabo hanyuma yari story ngo y'umugabo uca inyuma umugore we akagenda ntamenye iyo araye ntamenye iyo yiriwe nyine ntanamwiteho uko bikwiye hanyuma iyo story yari ishingiye ku nkuru igamije kwigisha abantu iki yari igamije kwigisha abantu uwo mugore ukina ababaye yari ngewe yego icyo nashakaga kwigisha abantu urumva umugabo yancaga inyuma nkabibona nkagira gute ariko nkakomeza kwihangana nashaka kwigisha abantu ko uko umugabo agiye nyine ko ubabaye ntabwo ari ngombwa ngo uhite ufata umwanzuro uhubutse guca inyuma witurize ukituriza pfa kuba agenda akagaruka n'ubusanzwe usanzwe wihangana njye ndihangana cyane pfa kuba agenda akagaruka ikibi ni uko yaba arara ikibi ni uko yagenda n'ibyo byose bigasigarayo ibyo byose si ubwo ni ukuvuga kuvuga ngo yajyana n'ibyo byose ni ukuvuga iki ibyo byose n'umubiri we wose nyine nawe ubwe wese none se umuntu ajya agenda atandukanye n'umubiri nyine icyo nashatse kuvuga ni uko yagenda ntagaruke ariko nubwo yamaraga iminsi yaragarukaga sitiri nabaga nkimufite ibyo ngibyo ubwo si ukwigisha abantu se ko kwihanganira ababaca inyuma nta kintu bitwaye pfa kuba umuntu agenda akagaruka none se ubundi wamukorera iki abaye ari ingeso ye abaye ariko ameze wamukorera iki ntabwo wowe wabana n'umugabo ukamwihanganira guca inyuma ukabimenya icyiza ni uko utabimenya nubwo wenda nanjye ayo masomo mba nayatanze ariko nanjye harimo ibyo ntakihanganira icyiza ni uko utabimenya ariko niyo ubimenya urihangana mutwigisha rero ibintu namwe mutakora ako kari agaciyemo nyine njyewe nkunda kuvugisha ukuri njye harimo ibyo ntakihanganira hanyuma tugana no ku musozo sinzi episode zanyu zisohoka ryari zica kuyihe cano kugira ngo tukureke wikomereze gahunda zawe bica kuri cano yitwa Amacenga TV ikaba yitwa Amacenga series yitwa Amacenga ica no ku Macenga yego isohoka buri cyumweru kwa kangahe buri ku cyumweru buri ku cyumweru mumaze kugira utu episode tungahe tugeze kuri ko nabyibuka neza ra tugeze kuri season 2 ya kabiri niyo gitangira rero hanyuma izindi progress urimo kugaragaramo n'izi nazo wari watubeshye ko watubwiye ngo hari ibindi wenda kugaragaramo ibyo nenda kugaragaramo n'indi filime turi gutegura ariko ntago
turabirangiza neza ku buryo nahita nyitangaza. Okay, turasoje rero, sinzi niba hari ikiri ku mutima wabwira abantu bari badukurikiye hanyuma tukagana ku musozo. Icyo nababwira, kuba ndi umukinnyi wa filime, ndabasaba kuba bankurikirana cyane. Mfite amasomo bankuraho byinshi, banyigiraho byinshi. Ku macenga. Yego. Kandi bagakora subscribe, kanasharinga, bakanatanga na comment. Okay. Asante sana, turagushimiye cyane. Wakoze cyane kuba natwe kuri Yawe TV. Twizere ko buriya no butaha wenda nidupanga ibyo byo kuganira nabwo tuzakubona. Nzaba mari kabisa. Turagushimiye cyane, reka nshimire namwe mwarimo dukurikiranye kuri Yawe TV. Mbibutse gusura website yacu yawetv.com kugira ngo mubashe kumenya amakuru abagenda avugwa umunsi ku munsi. Nitwa Patrick, reka dusubire mu biganiro byacu bitaha.